tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Verenano Makigi ukakigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya, amahoro y'Imana n'abane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Mu kiganiro giheruka nakubwiye uburyo Kristo ahagaze ku rugi rw'umutima wa buri muntu wese kandi ariho akomanga. Uyu munsi ndakubwira uburyo Yohana yahishuriwe maze akabona uko bizamera ubwo itorero rya Kristo rizaba rimeze nyuma yo kugera mu bwami bw'ijuru. Twabonye amateka y'itorero avuga ku matorero 7 aboneka mu byahishuwe kuva mu gice cya 2 kugera mu gice cya 3. Ariko iyo tugeze mu gice cya 4 havuka ikibazo kibaza kiti: mbese niki cyabaye ku itorero? Kuko kuva ku gice cya 4 kugeza mu bice bya nyuma by'igitabo cy'ibyahishuwe nta handi hantu bongera kutubwira iby'itorero usibye ku musozo w'iki gitabo, aho twongera kubona ubutumire bwa Kristo ku bantu bose muri rusange. Kuva mu byahishuwe ibice 4 gukomeza nta handi wongera kubona ijambo itorero. Ariko guhera mu gice cya 1 kugeza mu gice cya 3 cy'ibyahishuwe tubona ko ijambo itorero rikomeza kugaruka cyane, ndetse rivugwa inshuro 99 muri ibyo bice bitatu bibanza. Tubona rero ko guhera mu gice cya 4 cy'ibyahishuwe itorero risa naho riba ryamaze kujyanwa rigahurira n'umwami mu bicu. Nanone kandi bisa n'uko itorero riba ryamaze kujya mu ijuru. Uko rero niko bigendekera itorero. Ibyahishuwe bigaragaza ko kujyanwa ku itorero bibaho mu gihe cy'itorero ry'i Philadelphia, hanyuma ikitwa ko ari itorero gikomeza kuba mu isi kikitwa gusa ishyirahamwe. Abagize iryo shyirahamwe ni nabo bazinjira mu gihe cy'amakuba akomeye, kandi nyuma tuzumva abo muri iryo shyirahamwe bitwa maraya ukomeye. Mbega izina ribahabwa! Mu by'ukuri ishusho iteye ubwoba cyane muri Bibiliya iboneka mu gice cya 17 cy'ibyahishuwe. Mbese hari aho twongera kumva iby'itorero mu bice bisigaye by'iki gitabo? Yego, hari hamwe bongera kutubwira, hari hamwe bongera kuritubwira, ariko ntibatubwira ko ari itorero, ahubwo batubwira ko ari umugeni. Ni umugeni witeguriye umukwe we. Kuva ku gice cya 4 kugera ku gice cya 22 mu byahishuwe tubonamo ingingo ya nyuma nkuru y'iki gitabo cyiza cyane. Yohana yahawe ingingo nkuru zigize iki gitabo maze natwe azitugezaho. Ntabwo tugomba gucikanwa n'ibyo Yohana tubwira ko mu byahishuwe igice cya 1 ku murongo wa 19 tubwira ngo nuko wandika ibyo ubonye n'ibiriho n'ibiri bukurikireho hanyuma. Ijambo n'ibiri bukurikireho mu Kigiriki ni metatauta, bisobanura ibyagombaga gukurikiraho nyuma y'ibyo tubona mu byahishuwe igice cya 1 ku murongo wa 19, ari nabyo turimo gusoma muri kano kanya. Hariho ibihamya byinshi bitwereka neza ko ibyahishuwe igice cya 4 ari indi ngingo nshya tuba twinjiyemo, kuko ukinjira muri iki gice ubona ko hari byinshi biba bihindutse. Icyambere, igihamya cya mbere nuko mu gice cya 4 tubona ko itorero riba ritakiri kubarizwa mu isi. Twabonye ko itorero rikiri mu isi rivugwa inshuro 99 mu bice bibanza by'igitabo cy'ibyahishuwe. Ni ukuvuga kuva ku gice cya 2 kugera mu gice cya 3 mu byahishuwe batubwira ibirebana n'itorero mu isi. Ariko kuva ku gice cya 4 kugeza ku musozo w'iki gitabo cy'ibyahishuwe ntabwo bongera kutubwira iby'itorero mu isi. Umurongo umwe rukumbi wanzura ubuhamya bw'itorero ko ryavanywe mu isi uboneka mu byahishuwe ibice 22 ku murongo wa 16. Kristo niwe wabwiye abe ngo sabisi nkuko nanjye ntari uw'isi. Aya magambo yanditse muri Yohana igice cya 17 ku murongo wa 16. Yarongeye kandi abwira abantu ngo nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo. Aya magambo yanditse muri Yohana igice cya 14 ku murongo wa 3. Igihamya cya 2 cyerekana ko ibyahishuwe igice cya 4 ari indi ngingo nshya tuba twinjiyemo, nuko igitekerezo cy'itorero gikomeza kugaragaza ko riba ryamaze kwimukira ahandi hantu hashya ariho mu ijuru. Mbese ni gute itorero rigera mu ijuru? Iki ni ikibazo cyiza cyane, kandi Pawulo yatanze igisubizo aho yagize ati: maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami wacu mu kirere, nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Aya magambo yanditse mu Batesalonike ba mbere ibice 4 ku murongo wa 17. Nanone kandi Pawulo asobanura iby'uku kujyanwa mu Bakorino ba mbere ibice 15 ku murongo wa 51 n'uwa 52, aho agira ati: dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe, ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Kwizera gushyira umunyabyaha wihannye mu mwanya utekanye,
ndetse akinjira mu itorero, agahabwa amahirwe yo kuzazamurwa guhura n'umwami mu bicu, akaba mu bera bazanyura mu irembo rifunguye ryo mu ijuru. Ubwo Kristo akazabana n'iryo torero, kuko n'ubusanzwe Kristo ari mu ijuru uyu munsi. Itorero rizaba riri mu ijuru hamwe na Kristo, ariko bitegereza ibizabera mu isi mu gihe cy'amakuba akomeye, nk'uko iby'icyo gihe biboneka mu Byahishuwe igice cya 6. Igihamya cya 3 cyerekana ko Ibyahishuwe igice cya 4 ari indi ngingo nshya tuba twinjiyemo. Nuko itorero atari izina, ahubwo ari ubusobanuro bw'abamaze kwizera Kristo muri iki gihe. Nshuti yanjye, iki ni ikintu tugomba gusobanukirwa neza muri iki gihe. Ijambo itorero mu Kigiriki ni ecclesia, aho ijambo kaleo bisobanura guhamagara, naho ek bigasobanura kuva. Nuko rero ijambo ryose rya ecclesia bigasobanura itsinda ry'abantu bahamagawe, bakuwe mu isi. Mu Byahishuwe tubona ko itorero rikigera mu ijuru ritakaza izina riba risanganywe. Mu Byahishuwe tubona ko itorero rikigera mu ijuru ritakaza izina riba risanzwe rizwiho mu isi, ahubwo rikitwa ukundi. Ibyo tuzabibona nyine muri iki gice cya 4 cy'Ibyahishuwe, aho batubwiramo abakuru 24 bashushanya itorero mu ijuru. Nanone kandi tuzabona itorero mu ijuru ryitwa umugeni wageze mu rugo rushya, arirwo Yerusalemu nshya. Ryashyirahamwe nakubwiye mbere ribaho ryita ko ari itorero, tubona ko rizakomeza kuba mu isi ryiyita itorero, ariko kandi mu Byahishuwe bakaryita irindi zina ribi, ari ryo maraya. Mu myaka yashize nyakwigendera Dr. George Gill niyo wigeze kuvuga ngo hariho amatorero amwe azaterana ku cyumweru kizakurikira icyo kujyanwa ku itorero ry'ukuri rya Kristo, kandi muri ayo matorero nta muntu wabo bazabura. Abagize ayo matorero bose bazaba bahari. Kubera iki? Kuko abo ari abagize itorero ry'i Laodikiya, rizwi kuba ryiyita irya Kristo ariko atari ryo. Igihamya cya 4 cyerekana ko Ibyahishuwe igice cya 4 ari indi ngingo nshya tuba twinjiyemo. Nuko ibivugwa ku rubanza ruboneka mu Byahishuwe ibice 6 bidafite aho bihurira n'ubuntu hamwe n'amasezerano Imana yasezeranyije itorero. Kuko itorero risigaye mu isi ntiryaba rikiri mu buntu bw'Imana yasezeranyije ko izarikiza urubanza. Igihamya cya 5 cyerekana ko Ibyahishuwe igice cya 4 ari indi ngingo nshya tuba twinjiyemo. Nuko amagambo yo mu Byahishuwe igice cya 1 ku murongo wa 19 yerekana neza ko hari ibiba bihindutse ku musomyi urangije gusoma Ibyahishuwe igice cya 3 yinjiye mu Byahishuwe igice cya 4. Kuva rero twinjiye muri iyi ngingo ya nyuma y'igitabo cy'Ibyahishuwe ivuga ku rubanza n'umujinya, ntibitubuze gukomeza kuzirikana ko Yesu Kristo ari we nsanganyamatsiko nkuru y'iki gitabo cy'Ibyahishuwe. Kristo niwe uyobora buri kimwe cyose kugeza ku ndunduro. Mu Byahishuwe ibice 7 ku murongo wa 17 niho batubwira ngo kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami. Kristo ni umwana w'intama kuko yapfuye kubera ibyaha by'abari mu isi, kandi niwe uzaca urubanza. Nyuma yo kurebera hamwe iby'itorero ryagezeho rikiri mu isi, ingingo ikurikiraho y'Ibyahishuwe yerekana itorero ritakiri mu isi ahubwo riri mu ijuru. Iyi ni impinduka idasanzwe. Nyamara rero ijambo ry'Imana ryerekana abantu n'ibintu byo mu ijuru mu buryo busanzwe nk'uko ryerekana n'ibyo mu isi. Nta mayobera agaragazwa mu ijambo ry'Imana. Impamvu nta yindi ni uko Umwuka Wera ari ubasha kudusobanurira ibyo mu ijuru mu buryo bworoshye nk'uko asobanura n'ibyo mu isi. Mbese byari kugenda gute iyo iki gitabo cy'Ibyahishuwe cyandikwa n'umuntu? Nshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko yaza kugera kuri iyi ngingo ivuga ibyo mu ijuru yari gushyiramo amakabyankuru. Mbese waba uzi impamvu mvuze gutyo? Niba ugira ngo ndabeshya, soma ibitabo biri gusohoka uyu munsi, byaba ibivuga ku isi yo hejuru mu isanzure, iyo munsi y'ubutaka, cyangwa ibivuga ku isi itabonwa. Uzabona ko abandika ku izo ngingo nkubwiye bakabya cyane, kandi bene aya makabyankuru ni kimwe mu bihamya byerekana neza ko ibitabo byandika izo nkuru biba birimo ibinyoma byinshi. Uyu munsi hariho ingingo ishishikaje abantu cyane, harimo n'abakristo. Iyo ngingo ikaba ivuga ibirebana na Satani n'abadayimoni. Nifuje kenshi kwandika ibirebana n'iyi ngingo, ariko mu by'ukuri ntacyo nabikozeho, kuko mu by'ukuri igihe ibitabo byinshi byasohokaga bivuga kuri iyi ngingo ya Satani n'abadayimoni, nabonye abanditsi benshi barakunze gushyiramo amarangamutima. Ariko nshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko muri iki gitabo cy'Ibyahishuwe ntaho wabonamo amarangamutima cyangwa amakabyankuru. Reka nkumenyeshe rero ko ingingo yacu tugezeho muri iki gice cya 4 cy'Ibyahishuwe ari ingingo itubwira ibyo mu ijuru, kandi iyi ngingo ni nziza cyane, ndetse nta makabyankuru ya muntu wayisangamo. Kuri iyi ngingo twinjiyemo rero, itorero ntiryongera kwitwa izina riba rimenyereweho hano mu isi, ahubwo ryahindutse inkiko y'abatambyi babizera bari kumwe n'umutambyi mukuru. Mu yandi magambo,
navuga ko mu byahishuwe igice cya kane n'igice cya gatanu ibiremwa byo mu ijuru biba bisa n'ibiri kudusuhuza, mu gihe mu isi naho haba hagiye gutangira ibihe by'amakuba akomeye bikabanzirizwa n'abagabo bane batwaye amafarashi. Iyi ngingo tugezeho rero yerekana Kristo akomatanyirijwe hamwe mu mirimo itatu, ni ukuvuga Kristo nk'umuhanuzi, umutambyi ndetse n'umwami. Tubona kandi Kristo asengwa nk'Imana kuko ari Imana n'ubundi. Mu byahishuwe ibice 4 ku murongo wa mbere haravuga ngo, hanyuma y'ibyo ngiye kubona mbona mu ijuru urugi rukinguye, kandi numva ryajwi nabanje kumva rivugana nanjye rimeze nk'iry'impanda rimbwira riti, zamuka uze hano nkwereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo. Ngo hanyuma y'ibyo aribyo bivuga rya jambo ry'ikigiriki twabonye rya metatauta. Iri jambo rikaba rigaruka inshuro ebyiri muri uyu murongo tumaze gusoma, kuko iri jambo ritangira uyu murongo kandi rikawusoza. Hari impamvu y'ingenzi cyane ituma iri jambo rigaruka kenshi muri uyu murongo tumaze gusoma. Mu by'ukuri biboneka ko Yohana yari afite ubwoba ko abatemera iby'ingoma y'imyaka 100 bari guhusha iyi ngingo yavugagaho, nuko yigira inama yo gusubiramo iri jambo ngo hanyuma y'ibyo inshuro ebyiri. Ngo mbona, ni ukuvuga yabonye urugi. Yohana yarongeye ati numva, ni ukuvuga hari ijwi yumvise guturuka kuri urwo rugi. Nshuti yanjye, urumva ko ibintu nk'ibi wagira ngo ni nka televiziyo turiho tureba. Ndakubwiza ukuri ko iyi ngingo turiho aricyo kiganiro cya mbere cyiza cyatambuka kuri televiziyo. Iki ni ikiganiro cyiza cyo kuri televiziyo yo mu ijuru. Nshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko ijuru ari ahantu habaho, kandi ni ingenzi cyane kudahusha iyi ngingo turiho kuko igiye kutubwira byinshi ku birebana n'ijuru. Gusa tugomba kwemera ko ibivugwamo ari ibintu biriho nk'uko n'isi iriho. Ngo mbona mu ijuru urugi rukinguye. Uru ni rumwe mu nzugi enye zifunguwe mu gitabo cy'ibyahishuwe. Urugi rukinguye bwa mbere ruboneka mu byahishuwe ibice 3 ku murongo wa 8. Havuga ku itorero ry'i Filadelfiya, aho umwami Yesu yavuze ngo dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye. Uru rugi rwerekana amahirwe yari ahawe iri torero ry'i Filadelfiya kugira ngo ryamamaze ijambo ry'Imana. Urugi rukinguye rwa kabiri ruvuga ku butumire bwa Kristo, ruboneka nanone mu byahishuwe ibice 3 ku murongo wa 20. Havuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Uru rugi ni urw'umutima wawe. Nanone kandi mu byahishuwe igice cya 4 ku murongo wa mbere batubwiramo urundi rugi rwa gatatu rukinguye, ari rwo nzira igera ku Mana uciye kuri Kristo nk'uko tuzabibona. Mu byahishuwe ibice 19 ku murongo wa 11 naho tuhabona urugi rwa kane rukinguye rwo mu ijuru. Uru ni rwo rugi Kristo azacamo ubwo azabaje mu isi bwa kabiri. Ubwo azacamo uru rugi, igihe cy'amakuba akomeye kizahita kirangira, maze arimbura abanyabyaha n'abigometse ku Mana bose, hanyuma y'ima ingoma ye. Yohana ntabwo yabonye urugi rukingutse ako kanya, oya, ahubwo urwo rugi ruhora rukinguye. Ni urugi abizera bakomeje kunyuramo, kandi imyaka 2017 irashize bakirunyuramo kuko rubageza ku Mana. Muri Yohana ibice 14 ku murongo wa 6 niho hasobanura neza iby'uru rugi, kuko havuga ngo Yesu aramubwira ati, nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Yesu yaravuze nanone ngo nijye rembo, umuntu niyinjira muri jye azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Aya magambo yanditse muri Yohana ibice 10 ku murongo wa 9. Nshuti yanjye, urugi cyangwa se irembo rigana mu ijuru ni umwami Yesu Kristo. Ni nawe kandi uzaza ku rugi rw'umutima wawe. Twinjira rero muri urwo rugi kubwo kwizera. Twasomye nanone ngo zamuka uze hano. Ubu ni ubutumire bwa Yohana guturuka mu ijuru, kandi ni ubutumire ku bantu bose basabana kubwo kumenya Kristo nk'umukiza. Mu rwandiko rwe rwa 3 Yohana yaravuze ngo ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira kugira ngo namwe mufatanye natwe, kuko ubwacu dufatanyije na Data wa twese n'umwana we Yesu Kristo. Ibyo wabisoma mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere ku murongo wa 3. Yohana yari havuga ngo twarabyumvise, twarabibonye, hanyuma turabibabwira. Ati nababwiye ibi kugira ngo namwe mugirane ubusabane, kandi umunsi umwe muzanyura muri urwo rugi rukinguye. Twasomye nanone ngo kandi numva ryajwi nabanje kumva rivugana nanjye rimeze nk'iry'impanda. Iri ni ijwi rihamagarira itorero guhura na Kristo mu bicu. None iri jwi ni iryande? Ni ijwi rya Kristo. Iri jwi ritwereka kimwe mu bimenyetso bigaruka cyane muri iki gitabo cy'ibyahishuwe. Nshuti yanjye, Imana ntabwo ivuga, ahubwo tubona gusa ko muri uyu murongo dusomye bakoresheje imvugo shusho. Abacuranzi bajya nabo bakoresha iyi mvugo shusho, ukumva baravuga ngo impanda cyangwa umwirongi wabo uravuga. Iyo bavuze gutyo ntabwo biba bisobanuye ko impanda cyangwa uwo mwirongi bivuga, ahubwo baba bakoresheje imvugo shusho. Ijwi rya Kristo ni nk'impanda,
kandi iri ni ryo jwi Pawulo yavuzeho mu Batesalonike ba mbere ibice 4 uhereye ku murongo wa 16 ukagera ku murongo wa 17, aho yageze ati kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere, nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Inshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko iyi ngingo turiho ivuga neza ibirebana no kuzamurwa. Umuntu nakubwira ko ijambo kuzamurwa ritabaho muri Bibiliya, uzibuke ko ijambo ry'ikigiriki rivuga kuzamurwa ari harpazo, bisobanura kujyanwa hejuru cyangwa kuzamurwa. Niba rero udakunda ijambo kuzamurwa, ujye rero ukoresha ijambo harpazo. Iryo ni naryo Pawulo yakoreshaga. Tuzajyanwa mu ijuru, kandi ijwi rya Kristo rizaba rimeze nk'iry'impanda ryazamuye Yohana, kandi umunsi umwe rizazamura wowe nanjye. Twasomye ngo zamuka uze hano nkwereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo. Mbese bizabaho hanyuma y'ibiki? Hanyuma y'uko itorero rizaba rimaze gusoza umurimo waryo mu isi rizamuwe. Mu Byahishuwe ibice 4 ku murongo wa 2, Bibiliya iravuga ngo muri ako kanya mba mu mwuka, nuko mbona intebe y'ubwami iteretswe mu ijuru, mbona n'uyicayeho. Muri ako kanya bisobanura akanya gato cyane kazaranga igihe cyo kujyanwa ku itorero. Pawulo yavuze ko tuzajyanwa mu kanya nk'ako guhumbya. Ibyo wabisoma mu Bakorino ba mbere ibice 15 umurongo wa 51 na 52. Akanya nk'ako guhumbya ni akanya gato cyane. Umuhanga umwe mu by'imitekerereze cyangwa psychology niwe wagerageje gupima iby'ako kanya. Uyu muhanga yasanze akanya nk'ako guhumbya atari igihe ingohe yo hasi imanutse, ahubwo ni igihe ingohe yo hejuru izamutse. Nukuri rwose navuga ko yabisobanuye neza cyane. Ariko rero uyu muhanga mu by'imitekerereze yaje gushyira mu mibare ako kanya nk'ako guhumbya, maze avuga ko kangana na 1 ku gihumbi cy'isegonda. Nshuti yanjye, uko niko igihe cyo kuzamurwa ku itorero kizangana, kuko bizaba mu kanya gato cyane. Yohana yaravuze kandi ngo mba mu mwuka. Mu yandi magambo, Mwuka Wera yakomeje kuyobora Yohana mu kuri gushya, maze abona ibigiye kuza, nk'uko tubisoma muri Yohana ibice 16 ku murongo wa 13. Ngo nuko mbona intebe y'ubwami iteretswe mu ijuru, mbona n'uyicayeho. Intebe yari isanzwe ihari, ariko Yohana ayibona bwari ubwa mbere ayibonye. Ndatekereza ko dukwiye kwitondera ijambo. Iyi ntebe ishushanya ukwigenga n'ubutwari Imana ifite kuri iyi si. Bisobanura ko Imana ariyo iyoboye buri kimwe. Ibi byerekana neza ko icyicaro gikuru cy'iyi si kiri mu ijuru, aho kuba Washington DC cyangwa i London cyangwa i Moscow, i Kigali cyangwa se ahandi hantu. Iyi niyo shusho tubona hano mu ijambo ry'Imana. Muri Zaburi ya 11 ku murongo wa 4 aratubwira ngo Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera, Uwiteka intebe ye iri mu ijuru, amaso ye areba abantu, imboni ze zirabagerageza. Ibi wabisoma kandi muri Zaburi ya 47 ku murongo wa 8, muri Zaburi ya 97 ku murongo wa 2, Zaburi 103 ku murongo wa 19, no muri Ezekiyeli igice cya mbere kuva ku murongo wa 26 kugera ku wa 28. Ni intebe y'Imana Data, kandi Yesu yicaye iburyo bwe. Muri Zaburi 110 ku murongo wa mbere aratubwira ngo Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Ibi wabisoma kandi mu Baheburayo igice cya mbere ku murongo wa 3 no mu gice cya 12 ku murongo wa 2. Inshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko uyu munsi umwami Yesu ayoboye buri kimwe. Tubona kandi ko intebe y'ubuntu izahinduka intebe y'urubanza. Ariko kandi igihe ibi bizabera, itorero rizaba ryamaze kuvanwa mu isi. Itorero riramutse ribaye mu isi, Kristo atakiri mu mwanya wo kudusabira, ahubwo ari mu mwanya wo guca urubanza, itorero ryaba riri mu mwanya utari uwaryo. Mu Byahishuwe ibice 4 ku murongo wa 3 aravuga ngo uwari uyicayeho yasaga n'ibuye ryitwa yasipi n'iryitwa sarudiyo, kandi umukororombya wari ugose iyo ntebe usa na simaragido. Ibyo tubona hano byose n'ibara ryiza rimeze nk'amabuye y'igiciro. Ntabwo mu by'ukuri tuzi ishusho y'Imana, kuko nta wigeze ayifotora, ahubwo indoro yacu yibanda cyane ku wicaye kuri iyo ntebe bari kutubwira. Nubwo ari Imana Data batubwira hano, tugomba kumenya ko iyi ntebe ari intebe y'ubutatu bw'Imana. Birashoboka ko waba utabona neza ishusho y'ubwo butatu bw'Imana, ariko nagufasha kuyibona. Ubwa mbere, Imana Umwuka Wera aboneka mu Byahishuwe ibice 4 ku murongo wa 2 n'umurongo wa 5. Ubwa kabiri, Imana Data ikaboneka mu Byahishuwe ibice 4 ku murongo wa 3. Naho ubwa gatatu, Imana Mwana ikagaragazwa mu Byahishuwe ibice 5 ku murongo wa 5. Nshuti yanjye, ngira ngo rero urabona ko imbere yacu tuhafite intebe y'ubutatu bw'Imana.
Yohana ntabwo yabashije kubona neza uwari wicaye ku ntebe, usibye yuko yabonye gusa hashashagirana kandi hari umucyo mwinshi nk'uw'amabuye y'agaciro. Uwari uyicayeho ngo yasaga n'ibuye ryitwa yasipi. Yasipi ni ryo buye rya nyuma ryabaga kuri efodi umutambyi mukuru yambaraga mu gituza cye. Ibyo wabisoma mu Kuva ibice 28 ku murongo wa 20. Ariko rero tubona ko yasipi ari ryo buye ryari yubatse ku rufatiro rwa mbere rwa Yerusalemu nshya, kandi akaba ari naryo rya mbere rigaragara ku nkike za Yerusalemu nshya. Ibyo wabisoma mu Byahishuwe ibice 21 were ku murongo wa 18 ukagera ku murongo wa 19. Yasipi ni ibuye ryiza cyane ryiganjemo ibara ry'iroza. Bamwe bakunda kwitiranya ibuye rya yasipi n'ibuye rya diyama. Yasipi tubona ko yari kuri efodi yo mu gituza yambarwaga n'umutambyi mukuru wa Isirayeli. Iri buye ryari rihagarariye umuryango w'Ababenyamini bakomokaga ku muhungu muto wa Yakobo witwaga Benyamini. Uwo se yavuze haya magambo y'ubuhanuzi agira ati, umuhungu wo kuboko kwanjye kw'iburyo. Birashoboka rero ko iri buye rya yasipi rivuga Kristo, nuko yazamutse akicara iburyo bw'Imana Data. Ibuye ryitwa sarudiyo, iri ni ibuye riboneka ku rufatiro rwa gatandatu rwa Yerusalemu nshya. Ibyo babisoma mu Byahishuwe ibice 21 ku murongo wa 20. Uwitwa Plini yavuze ko iri buye rya sarudiyo ngo ryavumbuwe i Sarudi, ari nayo mpamvu baryise sarudiyo. Iri buye rifite ibara rijya gusa umutuku. Ibuye rya sarudiyo niryo ryabanzaga ku mabuye ari kuri efodi umutambyi mukuru yambaraga mu gituza. Iri buye rya sarudiyo ryari rihagarariye umuryango wa Rubeni. Uyu Rubeni akaba ari imfura ya Yakobo, kandi tuzi ko na Kristo ari we mwana w'imfura, akaba n'imfura yo kuzuka. Twasomye ijambo umukororombya. Iri jambo mu Kigiriki ni iris, bisobanura uruziga rw'amabara menshi. Mu by'ukuri tuzi ko umukororombya ugizwe n'amabara menshi, ariko muri uyu murongo twasomye wo mu Byahishuwe ibice 4 ku murongo wa 3 batubwira ko uyu mukororombya wasaga na simaragido. Iri bara rikaba rijya gusa icyatsi. Ibyo babisoma muri Ezekiyeli igice cya 1 ku murongo wa 28. Nyuma y'uko isi irimbuwe n'amazi mu gihe cya Nowa, habonetse umukororombya wabaye urwibutso ku Mana ko itazongera kurimburisha isi umwuzure. Ibyo babisoma mu Itangiriro ibice 9 kuva ku murongo wa 13 kugera ku wa 15. Umukororombya rero batubwira hano mu Byahishuwe ibice 4 ku murongo wa 3 waje mbere y'urubanza rw'amakuba akomeye kugira ngo bigaragaze neza ku isi itacyongeye kurimburwa n'umwuzure. Icyatsi niryo bara ry'isi. Ubuhanuzi buri muri uyu murongo mu Byahishuwe ibice 4 ku murongo wa 3 uboneka cyane mu magambo yavuzwe n'umuhanuzi Habakuki, aho yagize ati, mu burakari wibuke kubabarira. Aya magambo yanditse muri Habakuki ibice 3 ku murongo wa 2. Kandi koko Imana izababarira abantu. Mu Byahishuwe ibice 4 ku murongo wa 4 aravuga ngo iyo ntebe yari igoswe n'izindi ntebe 24. Kuri izo ntebe mbona abakuru 24 bicayeho bambaye imyenda yera, no ku mitwe yabo bari bambaye amakamba y'izahabu. Abantu benshi bakunze kwibaza kuri aba bakuru 24 bashaka kumenya abari bo. Ijambo abakuru mu Kigiriki ni presbyteros, aho ni naho haturuka ijambo presbyterian. Ibi binyibukije inkuru y'umwana w'umukobwa wari uvuye muri Sunday school mu itorero rya Presbyterian. Nuko nyina mubaza icyo wize. Wa mukobwa abwira nyina ati, twize ibijyanye n'ijuru. Hanyuma nyina aramubaza ngo, bavuze iki se kubirebana n'iryo juru? Wa mukobwa asubiza nyina ati, mwarimu wacu yatubwiye ko mu ijuru hari aba Presbyterian 24 gusa. Mu by'ukuri tubona ko abakuru aribo bahagarariye abandi. Tuzi ko muri Isirayeli hari abakuru, kandi abakuru nibo bayoboraga itorero rya mbere ndetse bakanarihagararira. Ibyo babisoma muri Tito igice cya 1 ku murongo wa 5. Umurimo w'abakuru wari uzwi cyane na buri wese mu gihe cy'intumwa Yohana. Abakuru 24 rero bahagarara itorero ryose muri rusange, uhereye ku munsi wa Pentecote kugeza ku munsi rizazamurwa. Nuko rero nshobora kuvuga yuko muri iki gice batubwira neza uburyo itorero rizaba rimeze mu ijuru. Twasomye ngo imyenda yera bisobanura gukiranuka kwa Kristo. Ibyo babisoma nanone mu Bakorino ba 2 ibice 5 ku murongo wa 21. Twasomye kandi ngo amakamba y'izahabu bisobanura ko itorero rizategekana na Kristo. Ibyo babisoma nanone mu Bakorino ba mbere ibice 6 ku murongo wa 3. Amakamba bavuga hano ni ibihembo. Ibyo wabisoma muri Timoteyo wa 2 ibice 4 ku murongo wa 8, no muri Yakobo igice cya 1 ku murongo wa 12, hamwe no muri Petero wa 1 ibice 5 ku murongo wa 4, aho batubwira ibirebana n'intebe y'urubanza yitwa Bema, ariyo ntebe y'urubanza ya Kristo. Mu Byahishuwe ibice 4 ku murongo wa 5 aravuga ngo kuri ya ntebe y'ubwami haturukaga imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba, kandi amatabaza 7 yaka umuriro yamurikiraga imbere y'iyo ntebe. Ayo matabaza niyo myuka 7 y'Imana. Uyu murongo dusomye uri mu ndagi uvuga ibiri kubera kuri iyo ntebe y'Imana. Imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba
akenshi ibi bikurikira inkubi y'umuyaga ukomeye uba uturutse mu burasirazuba bw'isi. Ntekereza rero ko aya magambo asobanura uko bizagenda ubwo urubanza ruzaba ruriho rwegereza. Ngo n'amajwi, aya majwi ni urwunge rw'ijwi ry'uwicaye kuri ya ntebe. Ngo n'imyuka irindwi y'Imana, bisobanura umwuka wera. Mu Byahishuwe ibice 4 ku murongo wa 6 baravuga ngo imbere y'iyo ntebe hariho igisa n'inyanja y'ibirahuri isa n'isarabwayi, kandi hagati y'iyo ntebe no kuyizenguruka hari ibizima 4 byuzuye amaso imbere n'inyuma. Iyi nyanja y'ibirahuri bisobanura ko iyi nyanja yasaga nk'ibirahuri ariko ko idakoze mu birahuri. Iyi nyanja rero ikaba iri imbere y'intebe y'Imana. Iki kikaba ari ikindi kimenyetso cyerekana neza ko Imana itari igikomeje kwicara ku ntebe y'imbabazi, ahubwo yari yicaye ku ntebe y'urubanza. Iyi nyanja ikaba isobanura nanone ukwera no gukiranuka kw'Imana. Ibyo banabisoma muri Matayo ibice 5 ku murongo wa 8 no mu Baheburayo ibice 12 ku murongo wa 14. Mu Batesalonike ba mbere ibice 3 ku murongo wa 13 baratubwira ngo kugira ngo abakomeze imitima itabaho umugayo yere mu maso y'Imana yacu ariyo data wa twese, ubwo umwami wacu Yesu azazana n'abera be bose. Iyi nyanja y'ibirahuri isa n'isarabwayi nanone ishushanya ikiruhuko itorero rizaba ryinjiyemo. Icyo gihe ntabwo itorero rizongera kubabazwa n'imihati yo mu isi. Twasomye kandi ijambo ngo ibizima 4 mu Kigiriki ni zoa, bikaba bituruka ku ijambo ry'icyongereza ryitwa zoo, ari byo bisobanura pariki y'inyamaswa mu Kinyarwanda. Ibizima 4 batubwira hano ntabwo ari inyamaswa nk'uko bamwe babitekereza, ahubwo inyamaswa Yohana zitubwira mu Byahishuwe ibice 13. Ariko ibizima 4 batubwira hano bitandukanye n'inyamaswa, ahubwo ni ibiremwa bizima. Twasomye ngo ibizima 4 byuzuye amaso imbere n'inyuma. Ibi bisobanura uburyo ibi bizima 4 biri maso, bireba buri kimwe cyose kandi byiteguye. Ibi bizima 4 bikaba bisa n'abakerubi dusoma muri Ezekiyeli igice cya mbere kuva ku murongo wa 5 kugera ku wa 10 no mu gice cya 10 ku murongo wa 20, hamwe n'abaserafi dusoma muri Yesaya ibice 6 kuva ku murongo wa 2 kugera ku wa 3. Mbere ko dutandukana, ngiyi incamake y'ibyo twaganiriye. Nakubwiye ko mu gice cya 4 cy'Ibyahishuwe ntabwo twongera kumva byinshi birebana n'itorero kugeza no mu bice bya nyuma by'iki gitabo cy'Ibyahishuwe, kuko muri iki gice cya 4 itorero risa naho riba ryageze mu ijuru ritakiri mu isi, kandi ntirikomeza kwitwa itorero ahubwo ryitwa umugeni. Reka dusenge Imana. Ndagushimiye Mana kuko waduhishuriye ubwiru bw'itorero rigereranywa n'umugeni wa Kristo. Icyo ngusaba nuko wakongera imbaraga abagize itorero ryawe kugira ngo benshi bakomeze kwihana kubw'ubuhamya bwiza baribonaho. Kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Urakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Butaha n'ingaruka tuzinjira mu Byahishuwe igice cya 5. Nkazakubwira ibyerekeye igitabo gifatanishijwe ibimenyetso 7 by'ubushishi gisobanura isezerano Imana izagira na Isirayeli. Zirikana aya magambo umwami yavuze agira ati, dore ndaza vuba, hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kurutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bw'ufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri WhatsApp. Inomero ni 07 81 27 90 18, cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kucyumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo wa#tab.tawr.org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.